buryo bundi bubi ntekereza shoti nari nagenze muri bisi igihe umwanya munini cyane amasaha nk'atanu numva ariko umuntu wari uri inyuma yacu naje nzi ubuzima bwe bwose oya ntabwo usanga hari nk'umuntu wigeze kunyandikira atangira kunyura ngo hi baby hi how are you my love good morning ntabwo excuse me yari amaze iminsi akoze ubukwe bakunzi bacu ba Muraho Rwanda turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana. Murabona ko rero tubafitiye inzu nziza cyane, dufite inzu nziza cyane maison de passage zirekipe zirimo ibikoresho byose nziza kandi zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Bose abantu mushaka kuruhuka cyane cyane abadiaspora muzi naho mufite igihe gito ukwezi amezi abiri cyangwa se n'umuntu ufite umwaka igihe cyose waba ushaka, kandi dufite inzu zitandukanye mu ngano, waba ushaka ibyumba 2, 3, 4, 5 biterwa n'inzu ushaka zose turazifite. Murabona ukuntu ari nziza, muri kubona mu byumba murabona ukuntu ari inzu zigezweho ziri muri quartier nziza zituje ku bantu badakunda rwose urusaku. Murabona ko ni ahantu heza cyane ukaruhuka, kandi si ngombwa n'abadiaspora gusa, nubwo waba uri mu Rwanda hari igihe ushaka ahantu ho kuruhukira, hari igihe ushaka ahantu ukorera agafete cyangwa wakirira abantu bawe, rwose tubahaye ikaze, tubahaye karibu. Mwatwandikira kuri contact zacu kugira ngo tubashe kubaha ibyo mwifuza. Murabona view y'aha hantu ukuntu ari nziza cyane, murabona ko ari no muri quartier nziza, muri bino salo ukuntu isa, igikoni, ibirenzo dufite wireless, ushobora no komeza ukahakorera akazi kawe. Ni ukuri murabona ko ari ahantu heza, sinzi niba mutari kubibona. Ni ukuri nimurebe kino cyumba, yaba ari famiye, niba ari muri famiye y'abantu benshi, ibyumba 3, ibyumba 4, murabona ko ari ahantu hasa neza cyane cyane cyane. Mutwandikire rero tubafashe, nubwo yaba ari icyumweru kimwe, nubwo yaba ari ibyumweru 2, rwose turi flexible ku nzu zacu. Murakoze cyane rero, turabashimiye kandi twizeye ko mugiye tugana muri benshi. Mugire ibihe byiza. Bakunzi bacu ba Muraho Rwanda, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Dukomeza kandi kubashimira uburyo mukomeza kudushyigikira. Niba utarakanda subscribe, ikandira ahantu hari akantu k'akazogera ukandeho kugira ngo ujye ubasha kubona ibyo tubagezaho byose. Rero dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kudushyigikira, no kuri turabibona. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero turi kumwe turi babiri, musanzwe mwatumenyereye mu biganiro bitandukanye bya Muraho Rwanda. Jyewe ndi Devote, ndi kumwe na mugenzi wanjye Janet. Yego, uyu munsi rero ni muze tuganire muri cya kiganiro cyacu, muze tuganire. Nk'uko mubizi Muraho Rwanda dukora ibikorwa bitandukanye, harimo kwigisha indimi cyane cyane ururimi rw'Ikinyarwanda, harimo ubukerarugendo tourisme, harimo rero n'indi ngingo yitwa muze tuganire, tureba ibibazo cyangwa se n'ibisubizo tubona muri sosiyete mu buzima bwa buri munsi, tukabiganiraho kugira ngo niba ari ibishakirwa umuti duhane ibitekerezo, cyangwa se niba ari ibyiza dukomeze tubishyigikire by'iwacu. Rero tutabatindiye, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'imikoreshereze ya telefone. Muze tuganire, bizi ko iyo ngingo ni ngari kandi buri wese arayibona. Jene, buri wese agiraho n'ibitekerezo bitandukanye n'uburyo abibona, ariko turebe ese ibisubizo birimo nibyo byinshi kurusha ibibazo, ese uburyo tuyikoresha nibwo burakwiriye, hakosorwa iki, hakwiyongeramo iki, twashyira ibyo twashyiramo imbaraga ni ibihe. Uyu munsi rero Jene, wowe nk'urubyiruko cyane cyane, imikoreshereze ya telefone uyibona uti? Murakoze Devote. Banje no gusuhuza abantu bakurikirana Muraho Rwanda, kandi bashimira cyane ko bagenda bakora subscribe, batera n'amakomenti. Rero kuri icyo kibazo wambajije ku bijyanye n'imikoreshereze ya telefone, ntekereza ko telefone ari ikintu
ni mu gufasha, iradufasha kumenya amakuru y'abantu, kumenya ibigezweho, kumenya amakuru y'abari mu bindi bihugu bya kure, mbese y'isi. Telefone ni ikintu ntekereza ko ni ikintu kidufasha kuba twagera ku cyo dushaka kugeraho cyangwa kugira icyo tubasha kumenya, tukaba twabasha kukimenya mu buryo bworoshye cyane, tutarinze tujya kubaza cyangwa twandika, cyangwa nka bya bindi numvaga kera bavuga ngo kwandika karetre, ubu biroroshye ukagaha umuntu, ubu byaroroshye. Ni gutya muba mumeze nk'aho muri kumwe n'umuntu ufite telefone, nanjye ndi kumwe niyo naba ndi hehe, tumeze nk'aho turi kumwe. Jenny, aho ngaho ndumva uri kuvuga ku bintu bijyanye n'ubwiza bwa telefone cyangwa se imikoreshereze. Ese ubona ibyiza nibyo byinshi kurusha ibibi wowe ukurikije mu maso? Nkurikije ntekereza ko telefone mbona ko ari nziza kuko iramfasha kuba nagera ku byo nshaka byose, ahubwo wenda yaba mbi mu buryo ki tuyikoreshamo, n'aho twaba turi, cyangwa avuga ngo uri mu kazi ukoresheje telefone kandi ntubyemerewe, cyangwa uraryamye wiraje imbere y'umusego cyangwa ku mutwe, ubwo ni uburyo bubi. Ariko buriya telefone ni nziza mu gihe uyikoresha mu gihe cya nyacyo cyacyo, ariko nanone bikaba bibi mu buryo mu masaha utari ukwiye kuyikoresha. Kandi nanone tuzi ko urumuri rwa telefone cyangwa n'ibindi byose, ariko na telefone kuyikoresha cyane buriya nabyo bitugiraho ingaruka zo kuba twabona ayo maso. Turakoze cyane, koko telefone ifite ibyiza byinshi, harimo ubwo buryo bw'itumanaho, communication, uburyo bwo koherezanya ubutumwa bugufi byihuse, umuntu ari muri Amerika, uri muri Afurika, message ushaka kubwira umuntu n'ako kanya bisigaye byaroroshye. Telefone tuyikoresha nk'akazi, ushobora kuyikoresha mu buryo butandukanye, kohereza ni bwa butumwa nyine, bwa ari bugufi, bwa ari uburebure, mu buryo bwa communication, mu buryo bw'akazi biratworohera rwose, ni byiza. Ubwo ni uburyo bwiza bwa telefone. Telefone ifite uburyo bwinshi bwiza, gusoma, ubumenyi, ikintu cyose ushaka utazi ushaka kujya muri telefone ukakimenya cyane, harimo ibyiza byinshi cyane. Rero uyu munsi kugira ngo twibande ku bintu ubona bidakwiye mu buryo dukoresha amatelefone. Reka mpere ku kintu cyo kuvuga ngo kujya kuryama. Uri gukoresha telefone uraryamye, ntabwo wita kuri risike y'uko wenda uri bwiba, wenda agatotsi gashobora gutwara ukiri kuyikoresha, cyangwa umuntu uri kwandikira ari butinde kugusubiza, agatotsi bikagutwara ukaba waryama ufite telefone mu ntoki. Ni ibintu bigira ikibazo mu mitwe yacu uwo ari we wese. Ikindi, telefone kuyikoresha kwa kundi umuntu aba ari nk'ahantu, ugasanga umuntu arahamagaye, uri kuvugana n'umuntu ibintu wenda ni amabanga yanyu, ariko abantu bose turi kubimva, nk'urugero nko muri bisi, ugasanga turi kubyumva, cyangwa hano uri kuje ugasanga ubuzima bwo mu muryango byose, yego, ugasanga hari abantu bamenya amakuru yawe bitari ngombwa. Nabwo ni uburyo bundi bubi. Nari nagenze muri bisi igihe umwanya munini cyane, amasaha nk'atanu, numva ariko umuntu wari uri inyuma yacu naje nzi ubuzima bwe bwose. Usanga menya ubuzima bwe, menya ko yashatse akadivorsa, menya umugabo yashatse, menya ko yagize mukase, menya ko umva ubuzima bwe bwose guhera n'umwana kugeza afite imyaka 40 bwose bigoranye kumva ko rwose ni ikintu rwose turi kuri telefone. none nageze aho ndahindukira ndamureba, n'undi tugera ku isoko tusoma muri kujya kuri telefone. ndavuga telefone nubwo ari nziza, ariko ariho kuko warya umuntu wa telefone kandi ntumve ibyo ari kuvuga, cyangwa ukagura urudiko. Ese nk'ibwo rugero rutanze rwo kuvuga uri mu bantu benda benshi, cyangwa se uri muri bisi, ni ngombwa ko witaba ukavuga bya bintu bisa nk'aho ari ibintu bwite by'umuntu, cyangwa amakuru bwite y'umuntu yo mu muryango, ukabivugira. Biriya bintu birakwiye mu by'ukuri? Ntabwo biba bikwiye buriya
biba byiza umuntu aguhamagaye wenda cyangwa ufite ikintu uri bubashe kumubwira ati biroroshye ariko mwumva ndi kumwe n'abantu araza kuvugisha cyangwa se ukamubwira ati hari ibintu nshaka ko tuganira mbabarira uze kumpamagara amasaha nanjye mbese wenda vuba ati nshobora kwibagirwa kuvuga iki kintu ko ari igihe abantu twese dutekereza ibintu byinshi bitandukanye ukavuga ati ikintu ndakibutse kandi ntabigenza gutya ntakivuze ndamubwira numva umbabarire uze kumpamagara unyibutse aka kantu yego tukaganireho ni ukuvuga ngo biriya bintu usanga umuntu ari mu bantu benshi ntimuziranye ntimufitanye gahunda zimwe ibyo bintu uri kuvuga izo nkuru ntibazizi ntibakuzi ariko ugasanga ibintu byose bahise babimenyeraho ngo kubera telefone ntabwo bikwiye ukwiye kubwira umuntu uti ndi mu bantu cyangwa se ndi muri bisi nza gusohokamo ndakuvugisha cyangwa nawe nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 bitewe n'urugendo urimo ukuntu rungana uze kumvugisha cyangwa ndari ahantu ndi kumwe n'abantu uze kumvugisha ikindi kintu kindi nanone telefone ikintu gikora guteranya abantu telefone gituma abantu batandukana amakuru cyane amakuru message telefone icyo cyo nacyo umuntu ajya muri telefone itariye mbo reka mvuge wenda nko ku giti cyanjye kumva ko ngiye muri sinajya muri telefone yawe ko nta kintu nawe gishakamo mugenzi wanjye wenda nk'umusheri wanjye nshaka kuvuga ati nkajya mbona message hari ukuntu noneho ziza zikazana notification hejuru ukajya ubona umuntu akuye umuntu ukumva umutima nyine ukumva ushaka kujyamo ibyo bintu birangira n'ubundi ugiyemo ugasanga hari wenda n'umuntu muganira biri aho ariko kubera ukuntu ubushuti bwanyu hari ibyo telefone ziteranya abantu cyangwa nuko abantu baba basanzwe bateye kuko n'ubundi reka nkubwire umuntu buri muntu wese agira private life ye sibyo afite n'uko abana n'abantu afite n'uko ajyana n'abantu hari nk'umuntu wigeze kunyandikira atangira kunyura ngo hi baby how are you my love good morning ndamubwira excuse me yari amaze iminsi akoze ubukwe ndamubwira bite ese nyine ntangira kwese njye ntavuga nti ibaze nk'umugore waguye nko kuri iyi message hari ibintu kuko uyu muntu twaguye ngiye gutabara turahura turaganira afata nimero yanjye numva ko ari nta kibazo ariko ugasanga ari kwandikira utumessage ndagukumbuye ukibaza ese umuntu arankumbuye wasanga aranagukumbuye nyine ariko ankumbura gute umuntu muhuye rimwe nta mwahuye mujya gushyingura niba ushaka ko muhura bwa kabiri ntabwo nyabyemera ko aba yakugizeho akantu ko twita ka kantu ko kuvuga ngo crush aba yakugera crush ubundi bya crush bikavamo crushing nyine hoya ntabwo yari ingingo yindi ariko telefone ishobora guteranya abantu cyane ko buriya cyane ko buriya iyo umuntu akwandikiye message itandukanye niyo umuntu muri kuvugana kuko umuntu ashobora kukubwira ngo sheri bite unakuva ko ari sheri iri aho idafite ibintu ariko iyo umuntu abisomye akabona ngo sheri bonjour sheri ahita avuga ati karabaye aho ngaho usoma message ya mbere ya kabiri ukahita wumva niyo undi yasubije kabata ahantu harimo akantu kandi ushobora kuba wahagaze imbere bari kubiganira ukumva ni ibintu bisanzwe mu bintu bindi bibi telefone iteranya rwose turabyumva cyane hari abantu rwose basenya kubera amamessage muri telefone kandi mbere tukiyandikirana utureture nta kibazo kadara agasomaga wenda imvura ikabura n'akanyagera tukifite amatelefone ya fixe gusa ikibazo cyabaga gihari ikindi kintu njya mbonera telefone ifite ukuntu ituma umuntu aba imbata yayo ugasanga umuntu uri nko mu rusengero ufashe telefone ameze nk'asoma ibyo kurya icyo ugasanga icundi nabonye ifoto abantu bari kwerekana ngo mbere bashyiragaho imyaka ya kera n'umwaka w'ubu ukuntu kera abantu bajyaga muri famiye babaga bagiye kurya ugasanga umupapa n'umumama n'abana muri famiye bose bari gusenga none ubu ngubu uzarebe kandi n'ubijya gukora none bari muri telefone ugasanga mu by'ukuri ugasanga nta muntu nta sakaza arimo
ugasanga nta kintu nta nubwo ari gukurikirana amakuru dore ikindi y'ingenzi kintu uri ku meza uri kurya mu masaha yo kurya ufashe telefone noneho hari ahantu nagiyeho mpasanga umudamu rwose ntiyanarya telefone itari ku ruhande atari gukina game ntibishoboka arye akora iki kandi ubwo nibihora atashyira micro-onde kandi none tuzi ko micro-onde buriya nayo atari nziza kurya ushyushya muri ntabwo ari byo wumva ngo byakonje ngo birabishye kubera telefone kandi mubajije ngo uri kureba iki nta kintu cy'ingenzi ashobora kukubwira telefone nyine nayo iri mu bintu ishobora no iranaturangaza cyane irarangaza ushobora no gusanga umuntu no guhamagara usibye no twari tuvuze kuba abantu wenda ubwo bari kuri internet wenda ariko no guhamagara umuntu ajya kuvugana n'umuntu ugasanga umuntu ugiye kuvugana ikiganiro cy'isaha ugasuye mu bindi bintu birimo inyungu si akazi si inama muri gukorera online ukavuga si mu by'ukuri telefone yatugize imbata ku buryo utabasha kwiporogaramu umenye ngo nkora bitewe n'ikintu wese akora nkabura akazi ndaba ntari online cyangwa se n'andi ndi mu kazi sinafata telefone sinjya mfata telefone kuko uriya umuntu aguhamagaye kabiri ntumwitabe siga message niba ari ikintu cyihutirwa ari urgence message buri ushaka kuyisoma niba ari no mu kazi ukwiye gusubiza cyangwa iki ukakurikirana icyo kintu ariko usanga rwose umuntu ntamenya niba umuntu ari mu kazi atari mu kazi agomba guhamagara igihe ashakiye n'uri mu kazi ntamenya ko ugasanga umuntu ugiye kumusaba serivisi arimo akaguhamagara nka saa sita z'ijoro waryamye ugasanga umuntu ari kuri telefone amasaha angana gutyo ukagasuye umuntu ariko ibyo bintu nanjye byambagaho uzi telefone cyangwa WhatsApp yarazanye ibintu bikigezweho byo guhamagara n'ubu yego birahari umuntu agahamagara mbere bya WhatsApp reka tubereke no mukoro ukavuga ngo ngiye kwadinga huye nadinga wasangaga nyine yego muri conference ariko nta bintu bizima muvuga utuntu mbona telefone ikindi kintu gikomeye isa nkaho kwakunda abantu bahura bakaganira bwa busabane byavuyeho tuba twicaye muri abantu batanu ugasanga twese tumeze gutya ngo cyane ugasanga biragoye kugira ngo umuntu niba ari no mu nama irangiza atabanje kureba kuri telefone ntabwo bishoboka ahubwo kugira ngo natwe ariko telefone nanone hari ukuntu ijya ifasha abantu bagira isoni guteze umuntu atazi kuganira none se reka hari ukuntu umuntu aba atazi kuganira njye mbona ari ikintu umuntu aba atubashye cyangwa atahaye agaciro kuko uzarebe igihe nko muri interview cyangwa ufite appointment none ufite appointment n'umuntu ukomeye ufite appointment n'umuntu ukomeye mushobora telefone ugenda wayishyize muri silence gusohotsa aho hantu njye ntekereza ko ari ibintu tuba tutahaye agaciro upfa kuba urenze umuryango gusa ufata telefone urumva ntekereza ariko cya gihe wa mwanya uri kumwe n'umuntu ntabwo wafashe telefone njye nk'iyo ndi mu kazi ushobora gufata telefone ubwo nyine ako kazi niko kampemba niyitaba waba undi guha serivisi ahita abona ko ndi careless ejo azashaka undi muntu rero sinshobora n'umuhamagara ukambura ahereza message rero ntekereza ko hari n'abantu bajya birukanwa mu kazi kubera telefone benshi cyane ubizi bari bajya gusaba muri serivisi ugasanga ameze gutya ari kuri telefone akajya kandi noneho wamwumva wamutega amatwi ntabwo ari kuvugisha mbona ari kuvuga n'ibintu bijyanye n'akazi wenda ngo uvuge ngo ushobora kujya ahantu kuri ari gutera story zawe ugasanga n'umuntu ari kuvuga ibintu bijyanye n'akazi kuko utuntu ndimo kureba kwitaba aho ngaho urihangana ugasanga ni mu zindi nkuru ukabura kumva baguhitamo bishya cyane ibyo bibaho cyane mu maserivisi ahantu henshi cyane keretse wenda nko mu mahoteli usanga bavuga ati ntiwemerewe telefone nyine usanga kugira ngo abantu babishobore aho abakoresha babo biba itegeko bati telefone muzajya muziga hano kuko umuntu kwigobotora uburyo bw'imikoreshereze cyangwa kujera telefone biragoranye ariko se mbona simbizi ko mbona abandi bantu benshi mbona kenshi niba ari abanyafurika simbizi natwe dufite ikibazo ariko usanga abandi bantu benshi b'abanyamahanga umuntu afata telefone ari akazi usibye ko hanze telefone bayikoresha
akazi ari akazi cyangwa ari call ibintu byabo biri ku murongo niyo yaba ari no mu nzira ariko mu Rwanda usanga n'ama ekuteri none imodoka ishobora kugonga umuntu yambuka ari kuri telefone yego benshi amatsinda yarabaga kigiye ahubwo nuko leta yagizeho ikabishishikariza abantu ko ati ekuteri n'iki kwambuka kuri nanjye niga ntaha ako kantu ari gafite ariko numvishe abantu nk'abangahe bagonzwe kubera bari bambaye ama ekuteri batumvisha amahoni ndavuga ibintu biseriye ni naho natangiye kujya ndeka ibintu by'ama ekuteri nose je ni nk'igiti cyawe ubona ni iki twakora ni iki twakora kugira ngo twitoze gukoresha telefone kuko ifite ibindi byiza byinshi dufasha yego ariko kuyikoresha ibyiza gusa icyo nabwira bagenzi bacu abadukurikira ni uko buriya telefoni nabagira inama kujya kubikoresha mu gihe cya nyayo ariko niba uri ku meza uri mu rusengero uri mu zindi activity zakujyanye muri ibyo bintu ntekereza ko byaba byiza uba focus ukakurikira ibyo urimo cyangwa ibikorwa urimo then ukaza kongera gufata telefone nyuma mu gihe uvuga uti ndi muri pause ngiye kurya nsoje kurya mfashe agatelefone cyangwa se nyifashe mbere y'uko kurya muzi ibyo nkora nsubije abo nsubiza ibindi nkaza kubireba nyuma natashye navuye mu byo muri gahunda zanjye zose telefone rero biba byiza kuba wayikoresha mu gihe cyanjye ntekereza ko akenshi biterwa ntabwo abanyafurika dukunda gupanga umunsi wacu schedule yacu umenya ngo uyu munsi rega buriya n'umuntu witwa ngo ni umushomeri umunsi wakagombye kuba ufite uko upanze yego ntabwo usibye ko ntajya nemera ko ari n'umushomeri ubaho buri muntu wese ufite imyaka y'ubukure aba afite ukuntu abayeho afite ibintu akora rero ntekereza ko ari uko ni ikibazo cya management time management cyangwa se uburyo igihe ingengabihe y'igihe cyacu uburyo rero akenshi iyo utazi ngo ejo nzakora iki amasaha yawe ugakoresha nabi ukora ibyo ubonye ariko iyo uzi ngo ejo nzabyuka saa yine cyangwa bitewe n'akazi kari ku gateye cyangwa saa mbiri nzakora igihe iki n'iki n'igihe cyo kuba wakoresha telefone nk'ikisi nko wenda mvuge ngo nk'ikise uvuga uti ngiye gukoresha juste kureba ibyiri telefone unokora ibyiriwe cyangwa se ngiye guhamagara umuntu nyine wa mwanya mwite wa break w'ikiruhuko ko wakoramo ndahamagara abantu tutaherukana ndasubiza ama message ndagira gutyo ndareba ama YouTube ndareba ama platform uwo mwanya nawo urawupanga kuko simvuze kuko nkanjye sinshobora kurara nasomya amakuru n'urugero kuko natase z'ijoro hari igihe nsoma amakuru sinsenga ushobora no kureba amatitre sinjye muri detaye ngo ariko ngomba kuba nzi ngo ku isi hari amakuru runaka yiriweho cyangwa se social media zo mu Rwanda hiriweho ibintu runaka ushobora no kutabifungura ariko ngomba nabyo muri schedule cyangwa nashobora ko winjiye muri YouTube ukareba ushobora iyo ufite umwanya wawe undi wo kuruhuka no kuba nareba ibintu byose ushobora kubikora ariko iyo ntabwo ufite ndafunde ntekereza ko twagakwiye kugira umuco mwiza wo kugira ibihe cyangwa se y'umunsi wacu akenshi ugasanga cyangwa niba uvuga ngo nta n'akazi mfite cyangwa se niba ufite n'umwanya ujya koresha telefone kwikoresha ibintu by'umumaro kuko kuri internet icyo kiganiro turi kukibategurira hariho ibintu byinshi byabyara amafaranga by'inyungu bidasaba rero baje kuba njya kuri telefone nkoresha telefone amasaha 5 mvuga no kuri telefone amasaha 5 ndi ku bintu bifite akamaro kandi bifite akamaro kandi bifite akamaro bihari hari ibintu bishobora kuguha amayide ukaba wavuga ngo ndi umushomeri ariko ninjya YouTube nshobora gukurayo ide ishobora gutuma ngira icyo nakwibwira nanjye ubwanjye nkoresheje ino telefone mfite telefone nizo kuko telefone uko akamaro ubundi zakatumarira dushobora kuba dukoresha nka 2%, 98% tutarayikoresha kuko telefone internet iri amafaranga
mu buryo bwinshi, hari ibintu byinshi yes. Hariho n'abantu batanga ibyo biganiro nyine by'ukuntu abantu bashobora kwikorera ibintu bitandukanye bidasaba igishoro, bisaba igishoro gitoya, ibyo wakoresha iyo telefone ufite internet, hari ibintu byinshi. Ariko rwose ntekereza ko ari ukutagira intego, ari ubuzima budafite intego n'umwanya wo gukoresha mu buryo bwose ushaka cyane. Yes, cyane gusa twasezera abakunzi bacu, muduhe ibitekerezo namwe ukuntu mubona imikoreshereze ya telefone. Hari ibyiza yego kuko nibyo kandi tubishyiremo imbaraga ibyiza, ariko ibibi reka tubizibukire ni ukuri cyane. Uzi ko uvugana n'umuntu ukabona ntari kugusubiza muri telefone, ni ibintu twakwikosora tukagira, kandi ugasanga kandi ni mu bantu bose, mu bana, mu babyeyi, usanga rwose papa mama abana bose bameze ngo amatelefone. ugasanga niyo mpamvu ntekereza nabwo ubusabane bw'abana n'ababyeyi bwaragabanutse, kuganira mu muryango ntikibaho, abantu baba bari muri busy. Niyo muri kureba ibintu ushaka kumubwira umubyeyi yanga ngo umpamagare cyangwa unyandikire, ndi busy kuko ugasanga nta kintu mu by'ukuri kiri busy. Niyo mpamvu mufite ikintu muri kureba mu rugo nka famiye muhuriyeho nta kintu bitwaye. Ntabwo mvuze ngo tubireke burundu, niba koko hari n'ibidafite umumaro wo kurikira ukumva bigufitiye akamaro cyangwa aribyo bikuruhura, ariko bipangira igihe. Yego kadushimira abakunzi bacu. Abakunzi bacu turabashimiye ko mwaduteze amatwi, namwe mutubwire, mugende muduha ingingo zimwe muzi, cyane cyane mu bibi. Ibyiza byo birahari kandi byinshi, ariko ubundi buryo dukoresha telefone budakwiye. N'undi waba uzi ikintu kibi telefone yamuteye yatubwira tukazamufasha kuzajya tubikora, tugahugurana twese kugira ngo tureke amakosa, tureke yego. Bakunzi bacu turabashimiye, ibiganiro byacu muze tuganire, nakagaruka mukomeze dushyigikire, munaduhe ibitekerezo. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.